nkuko Mose yabitubwiye utazi yavana amenye yajya nimuze tujye inama kurora byose vuba. Banyarwandakazi abari mu micungararo y'u Rwanda, ibihugu bituranye n'u Rwanda, abarundi n'abakongomani, abagande n'abatanzaniya n'abanyakenya, u Rwanda rusize amateka. Narababwiye mu Rwanda rwa Paul, narababwiye mu Rwanda ntiruza ruje inyuma. Mu ndebere nicyo cyatumye nambara karame Rwanda. Ndi umunyamurenge navukiye ku Ndondo, ariko nkunda u Rwanda. Rwanda we, nataka niwaambie wazalendo, hamuoni Rwanda? Kwa leo CNN iko inapitisha Rwanda. Yewe Rwanda. Abasemagi Rwanda, banasemaga Rwanda. Nono tugiye kwiga n'ikinyarwanda. Bazalendo Rwanda. Marushanwa ya magari. Magari zaitote mu Kiswahili. Ndora abanyarwanda, ndora u Rwanda mbabwira rwa Paul, ndi umunyamurenge ariko nabwiye ngo nkunda u Rwanda, nico gituma ruzamamagara nkitaba karame, nkunda u Rwanda. Yewe Rwanda usize amateka. Rwanda. Abarundi mumvugire ngo Rwanda. Atu Rwanda ye, n'u Rwanda rw'imisozi miremire. Maze ino video muyindungikire kwa Kayumba mumubwire ngo wa mukobwa ukunda u Rwanda, ukunda inkotanyi izamarere, aragusuhuje Kayumba duhorana kuri TikTok, wa musaza w'imvi. Uti Kayumba mwana wa mama ngwino ukunda u Rwanda. Ndora u Rwanda rwa Paul n'abanyarwanda, dore uko barwubatse, dore uko rumeze rw'imisozi, rwahumagije abazungu birutse bavuze n'u Rwanda. Rwanda usize amateka muri Afrika. Rwanda wanditse ibitabo. Rwanda isi yose irakumenye. Visit Rwanda. Dore karame Rwanda. Mon president Paul Kagame. Rwanda wararukoze, u Rwanda wararwubatse, naruvuga bugaca bukira u Rwanda. Dore Rwanda. Muraje muvuge ngo ca gikobwa carasaze, igikobwa kivuka ku Ndondo ko kiravu Rwanda. Ndi igikobwa cyo ku Ndondo ariko nkunda u Rwanda. Rwanda uri nziza. Rwanda uri nziza. Nimenya ko bimazabahimbirira indirimbo abanyarwanda muzoza barimba igihugu cyanyu. Udakunda u Rwanda yarahombye. Udakunda u Rwanda sinzi ukuntu azaryama. Abaryamye i Bugande bazahumeka umwuka w'i Rwanda, abaryamye muri Tanzania bagahumeka umwuka w'i Rwanda, abaryamye i Burundi bagahumeka umwuka w'i Rwanda, Masisi umwuka w'i Rwanda ukadukoraho, twagera mu Minembwe umwuka w'i Rwanda tukawumva, zawuvira umwuka w'i Rwanda ko turamumva. Rwanda usize amateka. Ni karame Rwanda. Mboreka mbasuhuze bavande, nari maze igihe ntaboneka, atari uko nari narabuze, oya, ahubwo ari uko hari biba biri mu nzira z'umuntu agomba kubanza gukuramo. Tugomba guharura inzira ikomeye kugira ngo tuzubakira ahakomeye, ejo tutazubakira ku mucanga nk'abandi bakomeje kubakira ku mucanga bibeshya yuko ibyo bubaka bizakomera, nyamara bazi neza ko barimo kubakira ku mucanga. Uyu mukobwa njye ndamukunda kubera yuko duhuriye kuri TikTok ntajya yihisha, araza akavuga ibimurimo. Ikintangaza nuko tumaze kumuvumbura bwa mbere atari agitangira kugaragara arimo kuvuga, naramubwiye nti imvugo yawe iranyereka yuko urashaka kwiyitirira icyitwa u Rwanda ariko ubundi ntabwo ukibarirwamo. Izambibi zakaswa ari iz'u Rwanda nkurikije ibyo uvuga. Icyo gihe twari turi kumwe n'undi mudamu umwe nawe nkunda cyane, ahita araseka aravuga ati ati mbega nawe wamwumvishe? Ntese namwumvishije. Ntiweze niwamwumvishe? Ati nanjye namwumvishije. Yumvise tumuciriyeho imigani ati njye ntabwo ndi umunyarwanda, ndi umunyamurenge. Ariko n'umunyamurenge uzi umuvumo w'icyo bita abanyarwanda icyo bigamije. Ni umunyamurenge wasobanuriwe neza icyo abanyarwanda bigamije, kuko uyu muvuno w'abanyarwanda ni umuvuno muremure cyane, utabanje kuwutekerezaho
bazaza bagukoresha penaliti buri kanya imbere y'izamu ugatsindwa igitego kikinjira, ariko wabanje kuwutekerezaho cyane ntabwo warwana n'abazi ibyo bagamije, ahubwo wakora ibishoboka byose kugira ngo nawe ucukumbure ubashe guhangana nabo ngabo bahanze ibyo bahanze, kugira ngo bavuga ko u Rwanda baruhanze, ariko kuruhangiramo abantu ukagira ngo abantu ntibatekereza kandi atari wowe wabaremye, nabyo ni ikindi kibazo. Ikibazo ni uko bimwe mu bihangano by'abanyarwanda tubyiyitirira, n'ubu rero hakirimo n'ikibazo gikomeye. Usanga abanyarwanda baratuzaniye ibintu babidutereka mu mutwe, twe tukarangiza turi mu kurwanisha intwaro z'aba banyarwanda mu kurwanya abanyarwanda. Ibi ntabwo twabishobora. Icyiza ni uko twiyambura ubunyarwanda bwabo, tukiyambura n'intwaro zabo zose tukabibasigira. Buriya abanyenduga, abakiga, barera, abafumbira, abagoyi, abaganza, abarashi, abanyagisaka, ni ukuvuga ngo abo bantu bose bari bahari mbere y'uko urwo Rwanda ruhangwa, ruhanzwe n'abanyarwanda batuzaniye ibyo batuzaniye tukabimira bunguri. Turamutse twanze ibyo badushyize mu mitima, twabasha kurwana n'uyu mushinga w'aba bantu. Ariko bo nibawuzana tukumva yuko ngo yavuze u Rwanda, ngo none se kuko cyarimo kuvuga u Rwanda kandi atari igihangano cy'umuntu, se gute wamubuza kukivuga kandi ari we wagihanze? Bibyo bavuga barabizi, ibyo barimo barabizi, ahubwo twebwe ibyo turimo turabisobanukiwe cyangwa dushaka kubivumbura, cyangwa twitwaza intwaro zabo kugira ngo tubarwanye nyamara ari bo bazicuze. Buriya natwe twagakwiye kuba dusubira kuri gakondo kugira ngo tubashe guhangana n'aba bantu. Mukomere. Yes, Yamis. Ahubwo hari n'ibintu tugomba gutangira gukoresha, hari terime tugomba gukoresha igihe turi hano muri byo guhirimbana. Bivuga ngo bona nk'urugero nk'avuga ati turashaka kubohoza u Rwanda. Ako kantu ntaho katubereye, kubohoza ntabwo ari ibyo tubohoza. Wabohoza ikintu cyawe se? Ntushobora kubohoza ikintu cyawe. Twebwe iriya ni gakondo yacu, tugomba gusubirana gakondo yacu. Ntabwo ujya kubohoza u Rwanda rufite ba nyirarwo. Ubundi ahantu ikibazo kiri muri ndi umunyarwanda. Ndi umunyarwanda rero ikozwe n'ibintu bitatu, aribyo bita inyabutatu nyarwanda: Uhutu, Tutsi, Twa. Noneho wagenda ukavuga utese ati njyewe ndi mu bwoko bw'Abahutu, njyewe ndi mu bwoko bw'Abatutsi, njyewe ndi mu bwoko bw'Abatwa. Noneho ukamubaza utese ko uri mu bwoko bw'Abatwa, ushobora kunyereka ikirangaboko cy'ubutwa bwawe, cy'ubuhutu, cy'ubututsi? Ati hoya njye ndi umubanda. None se ko uri umubanda nyine, cyangwa se ukaba uri umuzigaba, ikirangaboko cy'ababanda tukaba tukizi ko ari igikona. Ikirangaboko cy'abazigaba tukaba tukizi kari ingwe. Ni gute ushobora kuba umuhutu w'umuzigaba uvuka tuvuge mu nduka, hanyuma ukaba n'umunyarwanda? Ntibikunda, ntibihura. Naho ngo tugomba kureba, ntushobora kuba umuhutu wo mu bwoko bw'abanyarwanda, wumve ufite ubwoko bw'abazigaba, ufite n'ikirangabwoko, uvuka mu nduka, noneho ngo uze kongera ube n'umunyarwanda. Ntibihura, nta hantu byabaye. Tugomba kubirwanya. Ikintu tugomba kubanza kwihutira no kuvana iyi nyabutatu. Sibyo ko munyabutatu uramumaze utese uri umuhutu, ati ndi wo mu bwoko bw'Abahutu. Okay, nyereka ikirangabwoko cyawe cy'Abahutu. Ati hoya njyewe ntabwo ndi ikirangabwoko cyanjye ni icy'Ababanda, ariko ndi umuhutu w'umubanda, cyangwa se ndi umuhutu w'umuzigaba n'urugero. Okay, none se ko uri umuhutu w'umuzigaba, ukaba uva mu gihugu kizwi cy'abazigaba, kizwi cyane cy'abazigaba, cyitwa kiriya gihugu cy'abazigaba, cyitwa ngo kiriya gihugu cy'abazigaba, ndaza kubika izina ryacyo. Noneho ukavuga uti okay, uva mu gihugu cyawe kizwi, reka mpere kuri Nduga nibuka neza, cya Nduga cyangwa se cy'Umurera. Uri Umurera, ufite igihugu cyawe cyitwa kizwi cy'Uburera, n'ururimi rwawe rw'Ikirera, n'ubwoko bwawe yenda tuvuge ko uri Umucyaba, ufite n'ikirangabwoko cyawe cy'Ubucyaba. Uba gute umunyarwanda? Uba gute umunyarwanda? Ubwoko bw'umunyarwanda buza gute? Aho hantu rero tugomba kubabwira tuti nimucire birarura.
utanze urugero kwavuga uti kuba nyenduka ngewe ndi umunyenduka tega amatwi mvuka mu nduka mvuga ikinyenduka simvuga ikinyarwanda of course mvuga ntago ari ikinyarwanda mwese murabibaga ko ntavuga ikinyarwanda abantu bose bakurikira indimi y'abantu bize indimi y'abantu bize lettre mujye mu ntega amatwi simvuga ikinyarwanda sibyo donc ndi umunyenduka uvuka ku butaka bw'induka ubwoko bwanjye ndi umubanda ikirangabwoko cyanjye ni igikona ni gute nshobora kubaho umuhutu none nkaba n'umunyarwanda ntibikunda ntibishoboka ntibyakunda sibyo ubwo rero ngarutse ku gitekerezo cyawe cyandi umunyarwanda ubundi reba uyu aravuga ati umuntu wese reka tuhere kuri uyu nguyu yavuga ati ndi umunyamurenge ariko uvuga ikinyarwanda kandi ubona ko akunda u Rwanda kurusha igihugu cye gakondo karemano avukamo kubera ko ni umunyarwanda nk'ubwoko bw'abanyarwanda ubundi aba ni abanyarwanda bo muri Kongo hari ubwoko bw'abanyarwanda muri Tanzania hari ubwoko bw'abanyarwanda muri Uganda hari ubwoko bw'abanyarwanda ahatuzengurutse hose hari ubwoko bw'abanyarwanda yasimbuka yagera mu Rwanda automatically agahita mu gihugu cy'u Rwanda urumva ikintu bakoze donc bakoze ishyanga ryabo urumva iyo hari bari hanze aba ari ubwoko wagera mu Rwanda automatically bakagira ubwene gihugu wabonye ko nuriya hari umurundi kazi abarundi kazi ngo basigaye no kuba nationality z'u Rwanda wabonye nuriya kageni ne bamuhaye nationality y'u Rwanda kuko bavuga ati hari iwabo undi yari umunyarwanda kuko ni mu Burundi barahari ona yasimbuka yagera mu Rwanda agahita agira ubwene gihugu bw'u Rwanda donc ikibazo ni twebwe tutavuga tuti ese iki kintu cyitwa u Rwanda na ndi umunyarwanda twayikuraho gute twayirukana gute ntabwo ushobora gufata rero umuntu wagusanze mu nzu iwawe mu cyumba iwawe mu nzu iwawe yo ngo munegosi ku ntuzayibanamo wowe ari umusaba ibiganiro donc umuntu ukubereye mu nzu icyo ugomba gukora ni ukumwirukana nta negociation y'umuntu ukubereye mu nzu ngo mune kujye kunegosia kuko mujye kunegosia akubwira ati fata kiriya cyumba rangiza muri sako ibaze mu nzu iwawe akabure mu negosia no kanegosia n'umuntu ukubereye mu nzu donc icyo tugomba gukora twebwe tugomba gusubirana gakondo yacu kuko bo baje bava ko bagiye kubohoza u Rwanda umva ko birumvikana bibohoza ikintu cyawe sibyo bo baje kubohoza u Rwanda rwabo niyo mpamvu wari we wese yageze aviye Uganda akagera mu Rwanda automatically agirwa n'igihugu bw'u Rwanda yava muri Kongo yagera mu Rwanda automatically agirwa n'igihugu bw'u Rwanda yabi Burundi agera mu Rwanda automatically akagirwa n'igihugu bw'u Rwanda kubera ko ni ishyanga ry'abanyarwanda bakoze bakora n'igihugu cyabo kizwi bagomba guhureramo nk'abanyarwanda twe rero ntituri abanyarwanda bari abantu baraje badufatira igihugu ku ngufu badufatira gakondo ku ngufu bayituzamo bene bo banyarwanda bazengurutse isi yose bazengurutse akarere cyo tugomba gukora rero twebwe ni ukubirukana muri gakondo yacu bagasubira iwabo kuko umunyarwanda n'umwirukana mu Rwanda azasubira iwabo muri Kongo akomeza umunyarwanda nk'ubwoko twanyubishije wowe se nibakurukana iwanyu mu nduga uzajya he uzajya he nujya muri Kongo azabaza umunyamahanga nujya muri Tanzania azabaza umunyamahanga nujya muri Uganda bazava ku munyamahanga ariko umunyarwanda nasubira muri Tanzania azongera ubwoko bw'abanyarwanda muri Kongo yongera umunyarwanda ubwoko bw'abanyarwanda muri Uganda yongera ubwoko bw'abanyarwanda urumva ko abantu rero bari abantu ngutwara abavumbuye bagomba gusubira mu bihugu byabo aho baturuka nk'abanyarwanda tugasubirana gakondo yacu turashaka gusubirana gakondo yacu ntabwo tubohoza u Rwanda kurora byose vuba